Jewe nitwa Musoni Flavie. Uyu ni umwanya tugize w'amahirwe tugiye kuzaza twigana ijambo ry'Imana Lundi, Mercredi na Vendredi, aho tuzaza twigana ibyigisho by'ijambo ry'Imana. Tuzaba turimo kwiga Bibiliya, tuzaba turimo kwiga ibyigisho by'ubuzima, ibyigisho by'uburezi, dutanga inama ku muryango. Aha rero muri iki kiganiro tuzaza dukurikiranira kuri channel yitwa Trust and Obey channel. Trust and Obey channel. Rero Imana iduhaye umugisha cyane wo kwiga ijambo ryayo. Muri ibyo byigisho wenda nababwira ko muri Bibiliya tuzigamo amateka yacu yo gucungurwa kwacu, amateka y'itorero rya Kristo, y'itorero ry'Imana, tuzigamo ubuturo bwera, tuzigamo ubuhanuzi, kuko Imana yifuza kutwereka ibihe bigeze, kandi hari icyo Imana yifuza gukora mu mitima yacu, ari nacyo nkwifurije. Imana iguhe umugisha cyane. Rero reka mbere yuko dutangira kwiga icyigisho cyacu cy'uyu munsi tubanze dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urukundo rwawe wadukunze n'uyu munsi wa none kidukunda, ruduha ibyiringiro kuzakomeza no kudukunda. Turakuraritse rero ngo bane natwe, ijambo ryawe ridutandukanye n'intege nke, kugira ngo twambikwe imbaraga nawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe. Mwuka wera abe ku basore bakurikiye iki cyigisho, abe ku mugabo, abe ku mugore, abe no ku mwana muto ufashe umwanya we kugira ngo akurikirane iki cyigisho, kugira ngo imbaraga ya Mwuka wera ikabakaba imitima yacu, ku musozo ijuru rihabwe icyubahiro mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibintu wakorera umwanzi wawe ukaba umushoboye. Ibintu wakorera umwanzi wawe ukaba umushoboye. Mu buzima bw'abantu usanga umuntu wese muganira, indirimbo nyinshi abantu berekeza ku banzi, yewe zaba indirimbo z'abaririmba gospel, yaba indirimbo z'abaririmba indirimbo za secular cyangwa se indirimbo zisanzwe z'urukundo, byanga byakunda usanga izo ndirimbo bakunda kuririmba ku bigendanye n'urwango, umwanzi. Abantu benshi bagiye bandika amagambo magufi, ibyo bita quotes. Abantu bagiye bandika quotes, bagiye bagira byinshi berekana by'abanzi, ndetse imigani myinshi abantu bagiye baca yerekeza ku banzi. Mukaganira abantu benshi, bamwe bahitamo kuvuga, abandi bagahitamo guceceka bitewe n'abanzi. Ndetse abantu benshi bajya baganira akavuga ati ni iki nakorera umwanzi wanjye nkaba ndamwumvishije. Rero nshuti zanjye, muri iki cyigisho tugiye kwifashisha Bibiliya, nkwereke ibintu wakorera umwanzi wawe ukaba umushoboye. Ikindi mu gitabo muri Bibiliya, mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, Bibiliya idufitiye igisubizo. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 24 umurongo wa 18. Murabyibuka Samweli, muri iki gitabo cya mbere cya Samweli, tubonamo ikintu kidasanzwe. Tubonamo umugabo bita Sawuli wari umwami, tukabonamo Dawidi wari umusore mutoya, kandi uyu musore witwaga Dawidi, mwibutse yuko Dawidi Imana aramukunze imuha ubwami atarabuhabwa. Sawuli yahawe ubwami ariko atabukwiriye. Noneho Sawuli rero na Dawidi baje kugirana urwangano rukomeye, urwangano rutari ku ruhande rwa Dawidi ahubwo ruri ku ruhande rwa Sawuli. Mu gitabo rero cya mbere cya Samweli igice cya 24 umurongo wa 18 tuhabona amagambo akomeye avuga ngo aherako uyu ni igihe Sawuli yari yagiye ajya mu buvumo aho yarari, Dawidi araza musangamo, ndetse iki kintu kiratangaje cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 24 umurongo wa 18 haranditse ngo aherako abwira Dawidi ati undushije gukiranuka, kuko unyituye ineza ariko nge nkakwitura inabi. Uyu ni Sawuli wari urimo kubivuga, aravuga ati rwose Dawidi, nubwo uri umwana mutoya ariko undushije gukiranuka. Mu magambo make, uko witwaye ku muntu mufitanye ikibazo, yaba kwanga wowe ku ruhande rwawe, uba ukwiye gukomeza kuguma mu mwanya wo gukiranuka. Hano Sawuli arimo aravuga ngo undushije gukiranuka, kuko unyituye ineza ariko nge nkakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye ineza ungirira, kuko utanyishe naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mu magambo make, wari ufite okaziyo yo kunyica, wari ufite amahirwe, narindi mu biganza byawe, kandi nkurikije uburyo ubana n'Imana wakagombye no guhita unyica, ariko kuba icyo kintu utagikoze. Umurongo wa 20, mbese umuntu yabona umwanzi we
mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka akugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo turamutse tubanye n'Imana neza, tugakunda ijambo ryayo, tukumvira umwuka wayo, n'abitwa abanzi bacu bagera ku rwego rwo kudusabira umugisha. Ubundi nagira mbabwire ngo umugisha ni byiza kugira amafaranga, ni byiza gusabirwa umugisha n'ababyeyi bawe, ni byiza gusabirwa umugisha n'umugore wawe mubana mu gihe ugiye muri business runaka, ni byiza gusabirwa umugisha n'abakunzi bawe n'abavandimwe mu gihe ugiye mu bintu runaka. Ariko nshuti yanjye, hari ikintu ukwiye kumenya. Umugisha wa mbere ni umugisha umwanzi agusabiye, akagusabira umugisha ku Mana. Ngiki rero ikintu cyabaye. Umurongo wa 20, uyu murongo uratangaje. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka akugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Sawuli na Dawidi ni abantu babaye abanzi cyane, ariko urwango rwari ruri kuri Sawuli rwerekera kuri Dawidi, ariko nta rwango rwari kuri Dawidi rwerekera kuri Sawuli. Ijambo ry'Imana riratangaje. Abahanga benshi bagiye bandika ku bintu bigendanye n'urwango. Abahanga bagiye bandika ku bintu bigendanye n'urwango, ariko mu buryo bwabo bwerekana yuko atari urukundo rubasunika kugirira neza abanzi babo, ahubwo ari ikindi bagendereye. Umuhanga umwe yaravuze ngo, I told God protect me from my enemies and I started losing friends. Uyu mugabo avuga gutya, yaravuze ngo nasabye Imana kundinda abanzi banjye, ariko ikibazo nagize n'inshuti zanjye natangiye kuzihomba. Bivuze ngo uyu muntu yari afite inshuti nyinshi, ariko hari abanzi bihinduye inshuti. Asabye Imana rero ngo imurinde abanzi, Imana yatangiye no gutwara na ba bantu yitaga inshuti. Nawe bishobora kuba ibi bintu byarakubayeho. Undi we yaranditse aravuga ngo, Mana, Lord protect me from my friends. I can take care of my enemies. Uyu we yararimo kuvuga, aravuga ati, Mana, wowe gira icyo ukora undindira inshuti ngo zitancika, ariko abanzi banjye bo nzahangana nabo. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, aha nta rukundo rurimo. Ni ukuvuga ngo, Mana, ndindira inshuti zanjye zitancika, abo tugendana, abo dufatanya business bo kuncika, ariko ibigendanye n'abanzi ntugire icyo umarira, ahubwo bireke, njyewe abanzi banjye nzahangana nabo. Harabo nafungisha, harabo nakwicisha, harabo ntazongera kuvugana nabo, harabo ntazongera kugendana nabo. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye kumva ukeneye ko Imana ibungabunga inshuti zawe, ukumva Imana uyiheje mu bigendanye n'abo mufitanye ibibazo, ahubwo ibiramambo. Njyewe ntekereza yuko wakagombye gusaba Imana ikagufasha kugira ngo igufashe, ikugabanyiriza abanzi, ndetse inabamare abo wita abanzi, kugira ngo ibongere ku nshuti. Undi muntu we rero yaranditse, arangije, ni umuhanga umwe muri abahanga bamwe bagiye bandika ibyo bita proverbs. We yaranditse aravuga ngo, there are 3 kinds of enemy. Hari amoko 3 y'abanzi. Abanzi ba mbere uyavuze ko ari abanzi bawe ku giti cyawe. Yego, abangaba ni ukuvuga ngo ni abanzi bawe. Ahangaha yararimo kwerekana yuko abanzi b'umuntu, umuntu wese afite abantu yita abanzi be. Abo ni abanzi ba mbere. Noneho ikintu gitangaje, abanzi ba kabiri yavuze ni abakunzi b'umwanzi wawe. Abantu b'inshuti z'umwanzi wawe, ababaye inshuti nawe, ubwo nabo bahita bahinduka abanzi bawe. Abo ni abakabiri inshuti yanjye. Abanzi ba gatatu noneho ni abanzi b'inshuti yawe. Wowe ufite inshuti, ufite umuntu w'inshuti yawe magara. Uwo muntu w'inshuti yawe yakuganije akakubwira abantu bamubuza amahwemo b'abanzi, asaba yuko byanga byakunda nawe ubanga. Mu magambo make, uko abanga nawe ni kubanga. None nagira ngo nkubaze, ubona dufite abanzi bangana iki? Dufite abanzi benshi. Niyo mpamvu turyama ntidusinzire, niyo mpamvu turya ntiduhage, niyo mpamvu tunywa twambara ntidushira imbeho, niyo mpamvu abantu batanyurwa kandi ibintu byose babifite. Imitekerereze y'abantu yuzuyemo abanzi tutakagombye no kuba dufite. Nawe se tekereza, niba umwanzi wawe inshuti ze zigomba guhinduka abanzi bawe, nanone umushuti wawe abamwanga nabo bagahinduka abanzi bawe, hagakubitiraho nawe ubwawe ugiye kugira abandi banzi, murumva twaba tuvahe twaba tujyahe? Nshuti zanjye, undi we yaranditse, ariko uyu nguyu we ni umuhanga witwa Robert Greene, yanditse igitabo cyitwa 48 Laws of Power.
amategeko 48 agenga ibigendanye n'imbaraga, uyu mugabo yanditse amagambo abantu benshi bakunze guha agaciro, abantu benshi bize amashuri menshi, abantu benshi bagerageza gukina ibintu bya politike. Usanga aya magambo uyu mugabo yavuze barayahaye imbaraga cyane, ariko amagambo ari muri Bibiliya ntibayaha imbaraga. Nyamara nshuti zanjye, imbunda yo kurasa urwango rugashira mu bantu ni Bibiliya yonyine. Iki gitabo cyahumetswe n'Imana gifite ububasha bwo kugabanya abanzi, ndetse imara abanzi bawe, yarangiza bari abanzi bagahinduka inshuti. Uyu mugabo rero yanditse ngo iki? Yaranditse ngo never put too much trust in a friend. Ntukajye ushyira imbaraga zawe nyinshi cyane mu bantu b'inshuti. Learn how to use enemies. Ahubwo iga uburyo uzaza wifashisha kandi ugakoresha abanzi bawe. Ariko nshuti zanjye, ibi ni ibintu mu mitekerereze y'abantu, b'indyarya batuye ku isi, mu mitekerereze y'abantu batandukanye, babumva ibi bintu ari ukuri, ariko mu by'ukuri siko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu rero we arimo aravuga yuko abanzi bawe ugomba kubabyaza umusaruro nubwo waba utabakunda ku mutima. Nshuti zanjye, ibi bintu ntibikwiye kubaho mu nzu y'Imana, ntabwo bikwiye kubaho ku muntu usenga, yuko abanzi bawe wabafata ukaba wababyaza umusaruro, ukaba wakwifatanya nabo muri bizinesi, warangiza ukanabereka ko bakunda, ukabasekera, ukabatwerera bagiye gukora ubukwe, ukabashyigikira babyaye, ukabahemba, ukagira gute, ari ukugira ngo babyaze umusaruro. Ubu ni uburyo bwa gipagani. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Twibuke neza yuko uyu mugabo yandika aya mategeko 48 y'imbaraga, yagaragaje itegeko rya kabiri, niryo yavuze yuko udakwiye gushyira imbaraga ku bantu b'inshuti zawe, ahubwo ugomba kwitoza gukoresha abanzi. Buriya mu bigendanye n'igisirikare, mu bigendanye na za politike z'isi, umuntu aragenda akareba umwanzi we mukuru, akamukurura, akamwitiza ngo amubyaze umusaruro nubwo yaba atamukunda. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje, ariko hari icyo dukwiye kwitondera cyane. Twihuta, Bibiliya ifite icyo ikora. Ijambo ry'Imana, igihe Imana yabwiraga Abisiraheli yuko bayibereye ubwoko, yari ibizi yuko Abisiraheli ibihugu bibakikije byose bizabanga. Ibi bihugu byagombaga kubangira iterambere ryabo, ibi bihugu byagombaga kubangira isuku yabo, amategeko yabo, ukuramya kwabo, ndetse ibi bihugu byagombaga kubangira Imana basengaga. Ibi byagombaga gutuma bayanga. Ikindi kandi, ubutaka Isiraheli yari iriho n'imigisha Imana yabahaga, byagombaga gutuma abanzi babo batazabishimira. Ariko Imana irangije irimo gutanga amategeko, yegereye Abisiraheli, irabihaniza. Mu mategeko Imana yahaye Abisiraheli harimo n'itegeko rirengera abanzi. Nshuti zanjye, Imana iratangaje. Uzi ko nubwo waba ufite abakwanga uko baba bangana kose, abakwanga bafite itegeko mu mategeko Imana yashyize muri Bibiliya ribarengera. Kuva 23:4 haranditse ngo nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira. Nshuti yanjye, mu gihe cya Bibiliya indogobe yari ihenze kurusha uko imodoka y'umunsi wa none ihenze. Mu magambo make, ubuzima bw'abantu bikorezaga indogobe ibintu. Ubuzima bw'abantu ni indogobe nizo bahekagaho abarwayi, indogobe nizo bakoreshaga mu rugamba, mu bintu byose. Rero hano baranditse ngo nuhura n'inka y'umwanzi, inka zarahingishwaga. Nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira, ntukabure kuyimuzanira. Kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawugwanye, ukagira ngo wirengagize kumufasha, ntukabure kumufasha. Itegeko rivuga ngo iki rero? Ugomba gufasha umwanzi wawe, nutamufasha uzaba ukoze icyaha imbere y'Imana. Ubu umuturanyi wawe mwagiranye ikibazo, inka ye usanze yaguye mu kibazo, urayizana, urayigarukiriza ku marembo, oya, iyi nka ugomba kuyijyana ukayigeza mu rugo rwe. Ibi rero byasabaga yuko Umwisiraheli kubana n'Imana byamusabaga guhora asaba Imana yuko imufasha, ikamwunga n'abantu bafitanye ikibazo. Rero mu Kuva igice cya 23 umurongo wa 22, Kuva 23 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo ariko nimwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Abantu benshi urabizi, mujya mwumva abantu baririmba indirimbo z'Imana, umuntu yarangiza ati wa mwanzi wanjye we. Mujya mwumva abantu basoma amasomo, buriya mu rusengero habamo abantu bavuga ngo bafitanye n'abandi abanzi. Ariko cyaba ari ikibazo. Bano bantu b'abastari bakora indirimbo z'isi
bazagirana urwango, ibyo bita amabifu. N'abantu bari mu nsengero natwe tugirane bifu, kaba ari akaga. Rero kuva 23:22 Imana yavuze ngo cyaravuze ngo nimwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe. Kuki ushaka yuko Imana yawe abantu bandi bayihindukira abanzi? Kuki ushaka yuko abantu wanga n'Imana ibanga? Kuki ushaka kumva yuko uko wumva uraye ubabaye urakariye umuntu wumva yanapfa, ariko ushaka ko Imana nayo irakaye ibonye wa muntu yamwica? Nshuti zanjye, iki kintu mukwiye kucyitondera. Abantu bose Imana yagiye igira bageraga ku munota wa nyuma barimo gusabira abanzi. Dufata urugero, Stefano yasabiye abantu bari barimo kumwica, mu bantu bamwicaga hari harimo Paulo. Yasize asabye imbabazi, asaba imbere y'Imana imbabazi, abwira Imana ati Imana ubabare ko batazi icyo bakora. Aya magambo abantu bose bagiye baba abantu b'Imana, ijambo ryabo rya nyuma ryari ryo gusabira abanzi umugisha. Kandi uwari umwanzi wa Sawuli ukomeye, uwari umwanzi Sawuli, Paulo yitwaga Sawuli, murabyibuka. Uwari umwanzi ukomeye wa Sawuli ari we Paulo, uwo mwanzi we wa mbere yari inde? Yari uriya mugabo Stefano. Ariko Stefano apfuye, najya mbabwire ngo umusaraba wa Kristo wunze Stefano. Mfite n'amatsiko cyane nitugera mu ijuru uburyo Stefano na Paulo bazahura, uko bazahoberana, amagambo bazaganira, ibibazo bazabazanya. N'ubu njyewe mfite amatsiko yabyo. Nshuti zanjye, Imana ntukajye ushaka yuko uruhande rw'uburakari ufite n'Imana ibizamo. Imana yavuze yuko abanzi bawe bazaba abanzi b'Imana. Ryari ni ryari Imana izaza ibikubabaje nayo bikayibabaza? Ni igihe uzaba ukora iby'ukuri, ugakora iby'Imana yavuze byose. Muri Bibiliya mu Imigani igice cya 25 umurongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo ikiravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, kuko uzaba urunze amakara yaka ku mutwe kandi Uwiteka azakugororera. Abantu benshi usanga mu buzima bwabo bahima abanzi babo ngo barimo barabashyira amakara ku mutwe. Oya, ese kumurunda amakara ku mutwe bishatse gusobanura iki? Niba warigeze uba mu buzima bugoranye urabizi, hari igihe umuntu aguhemukira ukarara wumva watumbye mu mutima, ukarara wumva urimo gushya, ukarara wumva mu mutima wawe harimo ikintu kibyimbye cyenda gusandara. Noneho najya mbabwire inshuti zanjye, abantu bangana bahorana amakara yaka muri bo. Ariko iyo uwo munsi usenze Imana ukumva urwango urashaka gushyiraho iherezo ku rwango wifitemo, byanga byakunda waragiranye ikibazo n'undi muntu, iyo usabye Imana imbabazi warangiza na wa muntu mugahura Imana ikabunga cyangwa akaba yaraguhemukiye, ukabahoka ku mutima ukumva uramubabariye. Naho yasigarana urwango ku giti cye, umuntu ushobora kumugirira neza akazasigara afite icyo kibazo, ariko aremerewe ku mutima atari wowe uremerewe. Ugomba kumenya yuko rero nyuma yuko umurohaho ari amakara ku mutwe, ugomba no kuzagenda ukayamukuraho. Mu magambo make, iyo wikuyemo urwango umuntu waguhemukiye akaba ataranaza kugusaba imbabazi, wowe ubwawe ugahita wumva urabohotse, ugasaba Imana ukumva amakara yakwakagaho ku mutwe avuyeho, bibara yuko yashyize kuri uwo muntu. Ariko nayo yakiriye imbabazi akaza mukiyunga, yaba wowe yaba we ntawe uba yikoreye amakara. Aho rero niho Imana izakugororera. Abantu benshi batanga imbabazi z'agahimano. Hari igihe twabaga twakinnye wenda nk'abana bakina umupira, murabizi, umwana akakuvuna, yarangiza bakamubwira bati rero nutamusaba imbabazi ntabwo twongera kugusubiza mu kibuga. Icyo wakoraga ni iki? Warazaga ukereka wa muntu ukamubwira uti ngaho mbabarira yewe ntabwo nabishakaga. Yarangiza akakubwira ati ngewe aracyababara, arimo ararira, warangiza ukamubwira uti mbabarira cyangwa ubireke. Nshuti zanjye, izo ni imbabazi z'agahimano. Usanga mu buzima busanzwe, yaba abagabo n'abagore babana, abantu bakorana muri business, abantu bakorana mu nshingano za leta cyangwa iki, usanga abantu benshi batanga imbabazi z'agahimano. Nuje gusaba imbabazi aza kuzisaba by'urwiyerurutso by'agahimano, n'ugiye kumubabarira nawe akamubabarira by'agahimano. Twihuta nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, urwangano rwabaye hagati ya Dawidi na Sawuli, ariko rukaba rwari ku ruhande rwa Sawuli, kuko Dawidi nimusoma Zaburi Dawidi yayanditse yerekana ikibazo, yerekaga Imana ikibazo yari afitanye na Sawuli, ariko Dawidi akerekana ko nubwo afite abanzi benshi, Imana ubwo iri mu ruhande rwe nta banzi agomba kugira. Rero mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 24
umurongo wa 3, Sawuli ahera ko ajyana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisiraheli bose bajya gushaka Dawidi, bashaka Dawidi ngo bamwice, n'abantu be mu bitare by'ingaraganzo ry'amasha. Azatyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo, maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge. Kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo, maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Ndajya mbabwire inshuti zanjye, Imana nta munsi n'umwe yigeze kubwira Dawidi ko izamugabiza abanzi be akabakora uko ashaka. Oya, ahubwo aba bantu baravuze bati, kuko Dawidi ari umuntu w'Imana. Murabizi n'uyu munsi wa none hari ibintu ukorera umuntu, hari igihe umuntu agukorera ikintu abantu bagatavuga ati, uri ikigoryi cy'umurokore, umva ari ngiye wabikoreye, namwereka ariko nyine wese kurinjije nyine reka bajye bagukora ibyo bashaka. Aha rero abantu bari kumwe na Dawidi, abasirikare babanaga na Dawidi barambwiye bati, wowe hita ukemura ikibazo, umuntu muri kumwe mu buvumo, icyumura gifite inkota ngiyi, hita umuca umutwe, ikibazo gikemuke natwe dutahe. Ariko Dawidi arahaguruka agesa ku kinyeta cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Yaragiye yegera kuri Dawidi, Satani n'abantu bari kumwe na Dawidi bamwumvishaga ko agomba guhita yica Sawuli, ikibazo kigakemuka. Ariko Imana yari yarabujije Dawidi gukora iki cyaha. Ahubwo Dawidi yaragiye afata umwenda wa Sawuli yambara, aca akantu gato. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki inshuti zanjye, umurongo wa 6, hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli, no guca umwenda no guca agapande k'umwenda wa Sawuli byaramubabaje, kuko nabyo ntiyari akwiye kubikora. Inshuti zanjye, niyo umuntu mufitanye ikibazo aje ntumusuhuze mu bandi, cyangwa yagera ahantu ukamuhima, cyangwa ukamwicira ibintu runaka byagombaga kugira icyo bimugezaho, nubwo ako kantu wagakora nubwo utamwica, ariko ukagira akantu umukorera kamugiraho ingaruka kariko kose, nubwo katamwica ngo apfe, ese ujye ugira umutima uguhana? Ibi bintu biratangaje. Rero nyuma yaho Sawuli yarabimenye. Reka twongere tugiye mu gice cya 26, igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 26. Hano muri iki gice ho haratangaje. Abishayi umurongo wa 20, igice cya 26 umurongo wa 6. Abishayi aravuga ati, ninjye turi bujyane. Nuko Dawidi n'Abishayi bagera muri izo ngabo. Baragiye, Dawidi yigeze gukora misiyo ajya gutera ingabo. Aragenda ajya mu ngabo za Sawuli batabizi. Noneho rero hari ninjoro basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye, ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Urumva bari baryamye n'irondo rye, patrouille cyangwa se uburinzi bwe nabwo bwari bwaryamye. Ibi rero byerekana iki? Uwiteka iyo atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Nshuti zanjye, umurongo wa 8 uravuga ngo, Abishayi abwira Dawudi ati, uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe, nuko none ndakwinginze, nyemerera mutikuri icumu rimwe gusa, mpamanye ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Urumva, ubwa mbere babwiye Dawidi ngo amwice, ntiyamwica. Ubwa kabiri none Scott yiramubwira iti, ndabizi wowe uri umuntu w'injiji, uri umuntu utareba kure, uri umuntu ukiri muri analogue, twe turi muri digitale. Wowe reka njyewe mwiyicire, dosiye y'izanjye ariko dukemura ikibazo. Umurongo wa 9, ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati, nkuko Uwiteka ahoraho, Uwiteka ni uzamwiyicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo, Uwiteka andinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ahubwo ndakwinginze, enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Aho kugira ngo umuce umutwe, fata icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi turujyane, kugira ngo tumwereke yuko dukomeye. Ariko ibi ngibi nta kintu bimaze. Mu gitabo, nimureba neza, mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 4, mu gitabo cya 2 cya Samuel, igitabo cya 2 cya Samuel igice cya 4 guturuka ku murongo wa 8 kugeza kwa 12, tuhabwirwa igitekerezo cy'umuntu wigeze kuzana inkuru z'urupfu rw'abana ba Sawuli, azizanira Dawidi. Arazumva uwo muntu yaje azanye izo nkuru, yishimye cyane, azi ko izo nkuru ziri bunezeze Dawidi kuba abanzi be, umwanzi we, abana be bapfuye. Dawidi arababara cyane. Arangije abwira aba bana, arabwira, tumva muzabaze abantu banzaniye inkuru zimeze gutya na gutya ibyo nabakoreye. Sinshaka amagambo aturutse ku mwanzi wanjye, sinshaka kumva ko yagize ikibazo, uretse ko ntanashaka n'inkuru z'abantu be bamerewe nabi,
kubera iki? Dawidi yari arimo kurwana intambara yo kugira ngo Imana imuhe gukunda abo yitaga yuko yangaga. Ngiyi intambara ukwiye kurwana rero nshuti zanjye. Dukwiye kurwana intambara yo kugira ngo abantu twabitse mu mitwe yacu yuko batwanga natwe tukagishyiramo imbaraga tukabanga, dukwiye gushaka uburyo bagomba guhinduka abakunzi bacu biciye mu ijambo ry'Imana. Uyu mugabo rero wazanye inkuru, Dawidi yahise ashyiraho abasirikare baramwica. Ese nshuti zanjye nagira ngo mbabaze, ntabwo ushobora kuba warakoze urugendo rwo gushyira umuntu inkuru z'umuntu bafitanye ikibazo ngo mwumvishe ko byagenze neza? Cyangwa se ntabwo ushobora kuba nawe ubwawe warajyanye inkuru mbi uyishyiriye umuntu kugira ngo akugurire, kugira ngo agusengerere, kugira ngo ubucuti bwanyu bukomeze, ujyanye inkuru yo kuvuga undi? Nshuti zanjye nagira mbabwire, Imana ivuga yuko umuntu wishimira ibyago by'abandi ntashobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratangaje. Twihuta rero, hari ahantu nabonye abantu dukura abanzi ariko bitanakagombye kuba ngombwa. Ubu se tuzagira abanzi bo mu muryango dukomokamo? Murabizi ubu abantu benshi muri ino minsi usanga umuntu ushobora gusanga atakivugana na se, atakivugana na nyina, atakivugana na barumuna be bonse ibere rimwe, atakivugana na bene wabo, ku buryo na mwene wabo yari mu rugo rwe umutima umurya. Ugasanga nibo banzi ba mbere ufite. Hari abandi usanga ugasanga ku rusengero nta kibazo afite, muri famiye havuka nta kibazo afite, ugasanga abanzi be baba ku rusengero gusa. Ugasanga nanone ni ikibazo. Hari abandi usanga nta banzi afite ku kazi, nta banzi afite ahantu hose ajya, abanzi be bari mu rugo. Akamanuka aseka mu modoka yitwaye agenda neza amwenyura, ariko yagera mu rugo ugasanga kibaye ikibazo. Ugasanga nibwo ahekenya amenyo, ugasanga mu rugo ntavuga kandi ku kazi yahoze aseka. Cyangwa ugasanga nshuti zanjye, umuntu ashobora kugira abanzi bo mu muryango we, umuntu ashobora kugira abanzi bo mu rugo rwawe, ushobora kugira abanzi bo ku kazi aho ukorera, ushobora kugira abanzi bo ku rusengero, ushobora kugira abanzi baho utuye. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, Imana ntago yemeye yuko tuguma aho ngaho. Oya, dukeneye kurwana intambara y'urukundo. Buriya urukundo ni intambara. Urukundo ntabwo ari umunyenga. Zaburi ya 55:13 ijambo ry'Imana riravuga ngo, si umwanzi wanutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Mu magambo make, abanzi bakomeye cyane nshuti yanjye nagira nkubwire, uzirinde kugirana ibibazo n'umuntu mubana mu rugo, uzirinde kugirana ibibazo n'umuntu musengana, kuko nagira mbabwire ngo aho hantu habiri ni ahantu Imana yadusigiye ngo turuhukire. Murabizi ko urugo ni ijuru rito. Iyo urugo rubaye rwiza rwitwa ijuru ritoya. Mu rusengero niho hitwa ubwami bw'Imana cyangwa se mu nzu y'Imana. Kugira aho hantu kuba waba uri umuntu ufite ibibazo aho hantu hombi, nturuhukire ku rusengero, nturuhukire mu rugo rwawe, uba waragowe. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana riratangaje. Mu Migani igice cya 18:19 Bibiliya iravuga ngo, umuntu ubabajwe n'uwo bavindimwe kumugorora biraruhije. Umuntu ufitanye ikibazo n'uwo bavindimwe kumugorora biraruhije, biruta guhindura umurwa ukomeye. Birutwa no kuba baguha imbunda cyangwa intwaro ukajya guhindura umudugudu runaka, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Ndasaba Imana cyane ngo igire iki dukorera. Hari amagambo nkunda ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami page 614. Aya magambo N.G. White yaranditse ngo, ibitero bya Satani byagiye bigabwa ku bantu bagiye bashaka guteza imbere umurimo n'ubutumwa by'Imana. Nubwo kenshi ibitero bya Satani biburizwamo, akenshi agaba ibitero bishya akoresheje imbaraga nshya. Mu magambo make, Satani agutera mu buryo bushyashya akoresheje n'imbaraga nshyashya. Agakoresha n'inzira atari yaragerageje gukoresha, nyamara igikwiriye gutinywa cyane ni imikorere ihishwe ya Satani, aho akorera mu bavuga ko ari inshuti z'umurimo w'Imana. Kurwanwa ku mugaragaro bishobora kuba bibi cyane ndetse bikabamo n'ubugome, ariko nibyo bizanira umurimo w'Imana kaga gake ubigereranyije n'urwango ruhishwe rw'abavuga ko bakorera Imana, nyamara mu mitima yabo ari abagaragu ba Satani. Mu magambo make, umuntu uzatinya cyane, umuntu uri mu nzu y'Imana ariko ari indyarya, umuntu uri mu nzu y'Imana afite urwango, aba ari mubi kuruta umupagani udasenga mugiranye ikibazo.
mu magambo make dukwiye gutinya iki kintu cyane, kandi bene abo bafite mu bubasha bwabo imbaraga zo gushyira amahirwe yose mu biganza by'abazakoresha ubwenge bwabo kugira ngo babangamire umurimo w'Imana kandi bagirire nabi abagaragu bayo. Mu magambo make dukwiye kurwana n'urwango kandi tukarwegezayo. Hari amagambo nanone N.G. White yanditse akomeye yerekana impamvu Satani ashyira urwango hagati y'umugabo n'umugore. Muri ino minsi abanzi bakomeye cyane, ugana n'umuntu ugasanga yataye ibiro, ukamubaza uti se byakugendekeye gutaka akubwira tumva mfite umwanzi umereye nabi, ukamaze uti se niyinde, utangira gutekereza abo bakoranaga, abantu bajyanaga muri business, abo bavangaga amafaranga cyangwa iki, ahita akubwira ati mama kanaka wa mugore wanjye ubu ngubu ahana ngeze no gupfa narabibuze. Ariko ukibaza kubera iki Satani ashyira urwango hagati y'umugabo n'umugore bakagirana ibibazo kugeza ubwo badashobora no kumvikana. Impamvu ni iyi ngiyi, hano baranditse ngo nta n'umwe washobora kurimbura rwose ibyishimo n'umumaro w'umugore nk'umugabo we. Umuntu wa mbere ushinzwe kumara ibyishimo by'umugore akamara n'akamaro k'umugore, reka mbabwire wa mugabo we uri nteze amatwi, niba warigeze ubwira umugore wawe ko nta kintu ari cyo, ntacyo ashoboye, nta n'icyo azapfa ashoboye, waramwishe mu mutwe kandi ingaruka zazo uzazibona. Kuko ikintu cya mbere ngiki, nta n'umwe washobora kurimbura rwose ibyishimo n'umumaro w'umugore ngo ahindure n'ubuzima bw'umutwaro urwaza umutima nk'umugabo we bwite. Mu magambo make aya magambo aratwereka yuko abagore benshi ubuzima babubayemo nk'abantu bikoreye umutwaro uremereye kubera gupingwa n'abagabo babo, kwangwa nabo, kubaca intege cyangwa kutabitaho. Icyo tubona ni kimwe, nuko nta n'umwe washobora kurimbura umugore nk'umugabo, nta n'umuntu washobora gupfubya imigambi n'ibyiringiro na gahunda nziza mu mugabo nk'umugore we. Urumva ko hano harimo ikintu gikomeye Satani yazanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uko tumaze kubibona aho tumaze gusoma. Ariko hari ikindi abantu bakwiye kumenya, umwanzi atandukanira he n'abanzi. Ukwiye kumenya abanzi bawe nk'uko wita ngo abantu ngo n'abanzi, ariko ukamenya n'umwanzi mukuru. Nibyo koko ufite abantu baguhemukiye, ufite abantu mwagiranye ibibazo, ugiye ufite abantu benshi bagiye bagutenguha, bagiye bagira gute. Ariko inshuti zanjye hari ikintu ukwiye kumenya. Urabizi neza ko muri no minsi usanga iminsi mikuru kuyigira bikuzanira abanzi, kutayigira bikuzanira abanzi. Usanga kugira ibyago ntubivuge bizana abanzi, kugira iminsi mikuru nayo ntuyivuge bizana abanzi, gukira bizana abanzi, gukena nabyo ubwabyo bituma abantu benshi bavuga ngo bafite abanzi. Amateka azanira abantu abanzi, kubyara bishobora kuzana abanzi, kutabyara nabyo bikazana abanzi, gukora bishobora kuzana abanzi, kudakora nabyo bikazana abanzi. Mbega inshuti zanjye nagiye mbabwire ngo uretse kubana n'Imana gusa niho tuzakura urukundo. Mu Migani igice cya 18 umurongo wa 18 kugeza kwa 20 Bibiliya iravuga ngo ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyangaga kuko bandusha amaboko. Bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo, abinkuramo anshyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Mu magambo make Dawidi yaje kumenya ko nubwo yari afite abo yita abanzi, hari umwanzi ukomeye. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo Bibiliya itugaragariza umwanzi wacu ukomeye uwo ari we. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe gice cya 12 umurongo wa 9 haranditse ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Mu magambo make Bibiliya igaragaza yuko umwanzi mukuru w'abantu ari Satani. Umwanzi na Satani ari cyo kiyobya bari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamareka bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Mu magambo make hano Bibiliya igaragaza yuko Satani ari umwanzi kandi akaba ari umugome, kandi inshingano ye ni uguhora ateranya abantu n'Imana. Rero nshuti zanjye, kwishyira mu nshingano yo guteranya abantu ni inshingano ubundi ya Satani. Satani niwe mwanzi. Dawidi rero yari azi gutandukanya umwanzi ukomeye, akamenya n'abitwa abavugaga ko bamwangaga. Icyo nashaka kubabwira ngiki, intambara twari dukwiye kuzisubika tukamenya ko dusigaranye umwanzi umwe ari we Satani utwanga. Mu Migani 26:23 Bibiliya iravuga ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Igihe Satani yazaga muri
muri Edeni aje gucumuza Adamu na Eva, yaje afite amagambo aryoshye ku munwa, yaje afite abagaragariza ko abitayeho, yaje agaragaza ko afite urukundo, ariko mu by'ukuri ururimi rwe rwavugaga urukundo ruvanze n'umutima mubi. Ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza, kandi abantu Satani yamaze kwinjiramo nabo bamera nk'uko yari ateye muri Edeni. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima we abitsemo uburyarya. 25 nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima we harimo ibizira birindwi. Umuntu wese ufite urwango mu mutima, nubwo yagira imvugo nziza, yagira utugambo turyoshye ku munwa, ntukamwizere, kuko mu mutima we habitsemo ibizira birindwi. Umuntu wese udafite Kristo mu mutima we akagirana umwanya na Satani, Satani akakwereka ko abantu bakwanga, akakwereka ko abantu bakurogera, abantu bakugendaho, byanga byakunda ugeraho nawe ukaba mubi. Hari imigani myinshi abanyarwanda bagiye baca, ntashaka kwitaho cyane uyu mwanya, ariko turaza kwireba twihuta. Naho urwango rwe yaruhisha ku buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Hari abantu benshi bafite urwango, ariko bakaba bararuhishe mu iteraniro, bararuhishemo ibintu by'idini, bararworosheho umwambaro w'idini. Hari n'abandi boroshe ubugome bwabo ndetse n'ubugiranabi bwabo n'urwangano rwabo, barwambika iyindi sura. Ariko Bibiliya ivuga ngo naho urwango rwe yaruhisha ku buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Ucukura urwobo azarugwamo, kandi uhirika ibuye rizamubirindukana. Umuntu wese ushaka kubika urwango, byanga byakunda ruzamugiraho ingaruka mbi. 28 ururimi rubeshya rwanga abo rwakomerekeje, kandi akanwa gashyeshya kararimbura. Abantu b'Imana barahamagarirwa gutandukana n'urwango. Nihuta, ari igitekerezo muzi cyo muri Bibiliya, igihe abantu baje guhiga Elisa, baje gutera, baraza bagera kwa Elisa, bahageze barara bagosa urugo rwe. Elisa ni mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 6. Elisa arangije aricara avuga ati hoya, byanga byakunda aba bantu nubwo banteye. Yarasenze asaba Imana, Imana irabahumisha. Arangije bamugenda inyuma arabajyana, ajya bageje aho bajyaga, asaba Imana ngo noneho nibahumure. 20 bageze i Samariya, Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka humura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. 21 umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data mbatsindaha. Mu magambo make yahise avuga ati ngize amahirwe yo kubona umwanzi mu biganza. Aba basirikare bateye ba Siriya, uwabo yica ikibazo cyaba gikemutse. Ariko nshuti zanjye, abangaba niya bica hari gutegurwa abandi bazaza gutera. Uburyo Imana ikemuramo ibibazo dufitanye n'abo tutumvikana butandukanye n'uburyo twebwe dukemura twongorewe na Satani. Icyabaye nta kindi rero. 22 Elisa aramusubiza ati wibatsindaha, mbese abo wanesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanire ibyo kurya n'amazi, babibashyire imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Elisa uburyo yakemuye ikibazo nta kundi, yaricara ababwira tumva aba bantu nimukoresha kubica cyangwa se kugira gute, kubakubita cyangwa kubababaza mukabohereza, n'ubundi n'abapagani basanzwe ariko babigenza. Hari ikintu ukwiye gukorera umuntu kwanga, kandi icyo kintu wakimukorera giturutse ku Mana kigatanga igisubizo kirambye. Elisa arangije ababwira ati mubazanire ibyo kurya n'amazi. Barangije barabazana, babaha ibyo kurya n'amazi. Ndetse mu bitabo bimwe bisobanura Bibiliya bagaragaza yuko batembereje igihugu, babereka iby'Imana yabakoreye, babereka imisozi itandukanye n'amazina yayo n'iby'Imana yagiye ikoreraho. Aba bantu barangije barumirwa. 23 nuko babatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera, basubira kwa shebuja. Igisubizo cyavuyemo ni iki? Wa mwami washakaga kwica abasirikare yumvaga ko akemuye ikibazo, ariko igisubizo Elisa yatanze kivuye ku Mana ku banzi ba Isirayeli b'Abasamariya bari barabazengereje. Umurongo ukurikiye uyu wa 23 iki gitekerezo gisozwa banditse ngo uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisirayeli. Uhereye icyo gihe imitwe y'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cya Isirayeli. Rero hari igihe abantu benshi wibaza, reka nkubwire inshuti zanjye, kizabereka yuko urwango rufite imbaraga ku bantu batamenye Imana. Ibaze wakora iki uramutse uhuye n'umuntu uguhiga nta wundi muntu uhari?
muhuye mwenyine wakora iki uhuye n'umuntu watumye ubuzima bwawe bukururira kandi ukaba usigaye umurusha ubushobozi wowe warakize yarakennye ariko yarigeze kuguhemukira kera wakorera iki umuntu waguteye inda akayihakana wakwiciye umuntu wakwirukanishije ku kazi umuntu wagufungishije urengana waguteranyije n'abantu wakora iki muhuye muri mwenyine cyangwa mufite ububasha uramutse ubonye umukobwa wakubenze aje kubyara atwajwe imyenda n'umugabo we akaba we yarakwanze kandi akaba ari we dogiteri uhari wenyine ari wowe uri bumubyaze wakora iki muri iryo watekereza iki ese uramutse ugiye kuri immigration ugiye gusinya urupapuro ariho ukorera wajya ko nukabona urupapuro n'urw'umuntu ugiye kujya hanze ariko akaba yarakwirukanye wiga muri segonderi wakora iki wamusinyira ngo agende cyangwa wabihagarika wakorera iki bakubwiye inkuru mbi ku muntu wakwangishije abantu akakuvuga hirya no hino bakakubwira yuko ari mu bwigunge yahuye n'ibibazo ariko umuhanga umwe yaravuze ngo jya ugerageza abanzi bawe ubahe amahirwe igihumbi yo guhinduka inshuti zawe jya ugena amahirwe igihumbi yatuma umuntu ahinduka inshuti yawe ujya ari umwanzi ariko uzirinde gutanga umwanya akanya nubwo kaba kamwe uzirinde guha akanya inshuti yawe ngo uhinduke umwanzi byaba ari ikibazo gikomeye ikindi nagira ngo mubwire niba ushaka kwiyunga nabo mwagiranye ikibazo banyambere mu gikorwa cyo gusaba imbabazi gerageza werekane ko wahombye umuntu w'inshuti erekana ko wabuze amahoro umwereke yuko wabuze urukundo wabuze umuntu wakundaga ikindi kandi ku muntu mufitanye ikibazo tanga imbabazi muha imbabazi zitagira incyuro cyangwa imigani mu gihe muri kumwe irinde guca imigani irinde kuzana incyuro ikindi kandi koresha indorerwamo zikwereka ibyiza uwaguhemukiye asigaranye kuruta ikibi yagukoreye ikindi kumuvugisha ibyiza cyane bituma abantu bamushyira amagambo bamenya yuko uwo muntu mwishimira kandi umukunda kuko buri muntu mugirana ikibazo akohereza abantu baza kuneka niba umwishimira ikindi hagaciro ikibahuza cyane niyo yaba ari inzira nziza yagufasha kubona uyu muntu wibande ku bigufitiye inyungu n'ibimufitiye inyungu ikindi kandi ukwiye kumuha inkunga mu gihe yagize ibyago ukaba wa mbere mu kumutabara ariko udatumye yirirwa aguhamagara ikindi kunda umuntu umutekerezeho cyane mukunde umutekerezeho cyane byanga byakunda witegure ko imbaraga washoye mu kugira ngo mwiyunge n'uwo muntu zitazapfa ubusa ugomba kugira nicyo cyizere ariko nanone hari n'ikindi ukwiye kugira ngo ugabanye n'abanzi bawe buriya inshuti zanjye mu bitekerezo byacu ntabwo umuntu mudahuje ibitekerezo buri gihe ari umwanzi wawe kuki wumva ko umuntu uvuze igitekerezo kinyuranye n'icyawe aba kwanga icyo ni icya mbere icya kabiri nta nubwo umuntu uhangana n'intege nke zawe buri muntu wese afite intege nke ze iyo rero ufite umuntu ukabona umuntu uhanganye n'intege nke zawe kuko azi yuko muri we harimo imbaraga none akaba arebamo akababona urimo urakora ibintu bidahwitse kandi uri umuntu uhwitse bibabaza abantu ku buryo umuntu ashobora kuguhagurukira ukagira ngo arakwanga kandi atakwanga ntabwo umuntu muhanganye mu byo gushaka ubuzima kompetisiyo y'ubuzima ari umwanzi wawe ufite iduka hano undi nawe afite iduka hano abakiriya arabahamagaye ngo baziwe kuki wiyumvishamo yuko akwanga ntabwo buri gihe umuntu muhuje akazi aba kwanga aba yaraje kugutwarira abakiriya bose ntabwo abantu bose bagomba kukuvuga ubutwari kuko hari ababereyeho kukwereka intege nke zawe ntabwo iyo havuzwe abakennye cyangwa abadafite ikintu runaka ntabwo ari wowe ubwirwa ikindi ibintu utabwiwe na nyirabyo jya ubibika ahantu ubika ibintu bigomba kurara bikuvuyemo mu magambo make ibitekerezo byacu ntibikwiye kubika tugambo abantu batuvuzeho ibiki cyo koza amagambo wibwiriwe na nyirayo yo yubakaho ariko kenshi na kenshi twanga abantu dukurikije amagambo abandi batubwiye n'ibintu abandi batubwiye tutahagazeho ikindi kandi ukwiye gusezera imigani y'abakecuru Pawulo yaravuze ngo mwikuremo imigani y'abakecuru urugero reka nkubwire nk'imigani nk'ine y'abanyarwanda baciye ikuza urwango aho kugira ngo irugabanye urugero uhishe mu nda imbwa n'imwiba ikindi kurama kw'inkoko si impuhwe z'agaca amaboko atareshya ntaramukanya gusekera utagushaka bitera imbeho mu menyo uwanze nyakabwa ayangana n'ibibwana byayo uwica imbeba ntababarira ihaka iyi migani ni imwe mu migani abantu bafite urwango muri bo bagiye bakoresha mu mateka yahise ndetse n'ubu bagifite ituma abantu batabona umwanya w'urukundo ukwiye gusezerera imigani y'abakecuru ukubaka ku ijambo ry'Imana twihuta
ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye muri Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo ariko none kwa kwishima kwanyu kurihe ndabahamya yuko muri icyo gihe iyo bishoboka muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. Paulo yagaragazaga uburyo yigeze gukundwa n'abantu agera aho atangira kwangwa nabo. Umurongo wa 16 Paulo yaragaragaje yuko yaravuze ngo mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri. Igihe cyose uri umunyakuri ugomba kuzamenya yuko uzagira abanzi, ariko abantu nibakwangira ukuri uvuga uru rwango ntago warukuraho. Ikindi kandi nagira ngo mbabwire Matayo igice cya 10 umurongo wa 34 Yesu yavuze ngo yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Umurongo wa 35 kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Umurongo wa 36 yavuze amagambo akomeye ngo abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Mu magambo make ntabwo abanzi bacu bo mu rugo rwacu ari twe dushinzwe kubashyiraho, ahubwo iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, iyo umuntu amenya Imana, iyo umuntu yakiriye agakiza, byanga byakunda hari abavuka mu muryango bamwanga, hakaba n'abamukunda. Rero kuba hari abanzi wabonye mu rugo rwawe bakuziza ubutumwa bwiza, icyo ngicyo cyo nta nubwo uzarwana ngo ugikureho. Ariko mu rwacu ruhande dukwiye kubana n'abantu bose amahoro. Abaroma 8 umurongo wa 7 Bibiliya yavuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumviye amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Mu magambo make reka ngiye ikintu babwira, twirinde gushaka yuko abantu bose baba inshuti zacu, ahubwo icy'ingenzi cya mbere tugomba kumenya, twabonye ko umwanzi wacu ukomeye ari Satani, tubonye ko nanone Imana ni umukunzi wacu, ariko kamere turimo ni umwanzi w'Imana. Ubwo rero ukwiye guhangana n'ikintu cyitwa kamere yawe, ugahangana na Satani. Abandi bose najya mbabwira inshuti zanjye mu rwacu ruhande niba bishoboka tuzabana n'abantu bose amahoro, ariko nta nubwo ufite ububasha bwo gutuma abantu bagutekereza uko ubishaka. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo yemwe basambanye namwe basambanye kazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'ibyisi butera kwangwa n'Imana. Mu magambo make nanone ntabwo tuzajya mu byisi kugira ngo abantu badukunda ari benshi. Dukwiye kumenya yuko nituba inshuti z'ibyisi tuzazana urwango hagati yacu n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Icyambere rero ngomba gukunda Imana kuko yankunze. Icya kabiri ngomba gukunda abantu bayo, ngakunda inzu yayo, nkakunda itorero ryayo, nkakunda n'abantu bayo, nkakunda n'abatari abantu bayo. Ariko icyo ngomba guha agaciro ni isano mfitanye n'Imana. Twihuta rero mu gitabo cy'itangira igice cya 3 umurongo wa 15 Bibiliya iratangaje. Murabizi yuko Bibiliya igaragaza yuko Imana yari yavuze ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati yawe n'urwe. Mu magambo make ku bantu b'Imana hagati yabo na Satani harimo urwango. Reka mbabwire amagambo akomeye nakunze ari mu gitabo cya 2 cy'Abakorino, igitabo urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorino igice cya 12 umurongo wa 15. Paulo yaranditse ngo kubwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye ndetse no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu, nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Bishobora kuba byarakubayeho nawe, ushobora kuba warashizemo imbaraga cyane ugakundana n'abantu, ukabitaho, ukabafasha, ukurushaho abufata ukazana iwawe mu rugo, abufasha ku rusengero, abufasha ku kazi, abushakira iseta babuze uko babaho. Bishoboka ko abenshi baba baraguhemukiye ndetse bakaba ari nabo banzi ufite uyu munsi wa none, ariko ntukwiye gucika intege. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana itwitaho. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 21 Paulo yarongera aratubwira ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Bivuze ngo iki? Urwango rwari hagati y'umuntu n'Imana rwazanywe n'icyaha, Kristo yarukujeho umusaraba. Mu magambo make Yesu Kristo niwe ushobora kuba umuhuza wahuza abahemukiranye, niwe ushobora kuba umuhuza mwiza wahuza abafitanye ibibazo. Kandi inshuti zanjye nagira ngo mbabwire, reka Kristo atubere umuhuza wacu n'abagore bacu, reka tubere umuhuza wacu n'abagabo bacu, reka tumushyire hagati yacu n'inshuti zacu, reka tumushyire hagati yacu n'abo twahemukiranye, reka tumushyire hagati yacu n'abo batubwiye dufitanye ibibazo. Azabikemura. Gusa byanga byakunda nagira
ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ushobora gukorera umwanzi ukaba umushoboye, icya mbere ni ukushyira hagati yawe nawe Imana. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni ukumenya yuko ijambo ry'Imana rishobora kuzabahuza. Icya gatatu, mu rwawe ruhande bana n'abantu bose amahoro, shaka uburyo ubohoka ku mutima kandi nurangiza umusengere. Niwibuka yuko hari icyo upfa n'umuntu byanga byakunda, biba bikwiye kuba byiza yuko ukizana ku gicaniro, uwo muntu ukamusengera ukamwereka Imana. Kuko nagira ngo mbabwire ngo ubu dufite amatsiko yuko mu ijuru Paulo na Sawuli ariwe Paulo azahura na Stefano, kandi abo bantu ubuzima bwa Stefano bwarangiye bigaragara ko Sawuli ari umwanzi, ariko yahindutse umukozi ukomeye. Reka mbabwire yuko Imana yiteguye kugira byinshi ikora mu buzima bwanjye n'ubwawe. Reka uyu mwanya wa none dupfukame dusabe Imana ngo idukure mu urwango, imbaraga twashoye n'umwanya urwango rwadutwaye, n'amamegabayiti, ndavuga memori z'ubwonko, ubwonko bwawe, ibintu byinshi wabitsemo by'urwango. Iki ni igihe cyo kugira ngo abanzi bose tubasezerere, dusigarane umwanzi umwe ari we Satani. Imana ibigufashemo, ikurwanira intambara kandi igutsindire mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe ushobora kutwiyegereza tugahinduka inshuti zawe, wowe ushobora gutuma abo twitaga abanzi bahinduka inshuti zacu, wowe ushobora gutuma imitima yacu ihambuka tugasabana imbabazi n'abo twahemukiye kandi tukanababarira bataratugeraho, wowe ushobora guhindura amateka tukamenya ko umwanzi wacu ari umwe, ari Satani n'abadayimoni be, kandi tukamenya yuko nubwo ku isi hari abanzi b'umusaraba, ariko wowe nyiri umusaraba ari nawe uzatuma ababanzi b'umusaraba bahinduka inshuti zawo. Turakuranditse ngo uze mu mitima yacu. Nongeye kukwereka muri iki kiganiro umuntu wese uremerejwe umutima n'uwo yahemukiye cyangwa se uwo yahemukiye, wamuhemukiye, yaba ari uwo mu rugo rwe, yaba ari uwo basengana, yaba ari uwo bakorana, yaba ari uwo baturanye, yaba ari uwo babanye kera, cyangwa undi muntu uwo ari we wese, ndamukweretse kugira ngo ikiganza cyawe gikiza gikore ku mutima we, kugira ngo aruhuke, abohoke mu mutima, abashe kuramya bikunde, abashe gusenga bikunde. Nibyo dusaba, dusabira abantu bakurikirana iki kiganiro, natwe twisabira mu izina rya Yesu Kristo, amen.